Uwo mukobwa uri kureba kuri iyo screen yawe yitwa Isimbi Christella. Uragenda umubona mu mafoto agiye atandukanye yitabiriye ibitaramo bya Gen Z. Abantu benshi donc uyu mukobwa bamumenye yamenyekane cyane bitewe no kwitabira ibitaramo bya Gen Z, uburyo mu by'ukuri abayicaye imbere ari guparticipa, ari guseka, ugasanga niba haje abanyamahanga amafoto yiwe nyine bitewe n'ukuntu mu by'ukuri abayishimye, usanga bayakoresha cyane mu by'ukuri mu kugaragaza uburyo muri Gen Z ibitaramo mu by'ukuri donc ababyitabiriye nyine bari batashye bishimye. Abantu mwe ibiri kuba birarenze cyane, ariko kandi ngira ngo inshuro nyinshi wagiye umubona muri Gen Z ntiyagiye asigana na Kopolo na Ruvuyanga Emmanuel, yitwa Nkurunziza Ruvuyanga Emmanuel. Uyu Ruvuyanga muramuzi ni umunyamakuru w'imikino kuri Radio Rwanda, donc babicaranye bagaseka bakagira gute, kirango urabona n'amafoto aho Christella mufashe ku rutugu, biravugwa ko bakundana, dore ko nejo bundi mu minsi yashize nako Ruvuyanga yagize gutya ajya ku rubuga rwa Facebook arangije ati with my love, ati hamwe n'umukunzi wanjye. Abantu benshi batangira kuvuga bati rwose ni ibintu byiza. Noneho ubuzima bw'urukundo nka Ruvuyanga yaciyemo n'uburyo abantu baba mudarapa bati dore abasore bashaje batarashaka bakamushyira kuri liste iyo yabaza mu nimero y'imbere nyine ko ngo bashaje batarashaka, akazamo ba Papa Sava, akazamo batuko wote, akazamo ba Filipita gira ngo mu by'ukuri liste nk'izo ngizo mugenda muzibona. Ariko nka Ruvuyanga yarazabi na 2022 na 23 yahuye n'abakobwa bagiye bamubabariza umutima, ugasanga nyine ntabwo bigenze neza nk'abandi bose nyine mu buzima bw'urukundo aba ari ukugerageza gake gake. Ngira ngo nkuko uri kureba kuri iyo screen, uyu mukobwa Isimbi Christella sheri wa Ruvuyanga, abantu benshi bari kumutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hari amashusho kuri ubu ngubu ari gutrendinga aho Isimbi Christella yagiye mu gitaramo cya Gen Z, arangije yitwaza umusore wo guhanagura telefone ni umusore wo guhanaguza telefone. Hari umuginga nabonye wanditse gutya, yanditse ngo ibaze ko abakobwa bamwe bakobwa basigaye bitwaza abasore bo guhanaguza za telefone umusore wo guhanaguza, sinzi niba uri kumva icyo kintu. Noneho iyo telefone nyine kuyahanagura yaba kamera nyine abasore hanyuma nyine agahanagura, ndabona bitari kurebeka neza, ariko ngira ngo uragenda ubona amafoto agiye atandukanye agaragaza Isimbi Christella ari guhanaguza telefone ku musore bari bicaranye muri Gen Z. Ni gitaramo cyabaye mu mwaka washize niba nibuka neza. Icyo gihe umuhosta yari TMC kuri ubu ngubu indatwa asigaye yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo yararirimbye abasangiza urugendo rwiwe, ngira ngo muri Gen Z akagace kajya kabamo bakagira agace k'umutumirwa bakamubaza ibibazo bakaganira bakungurana ibitekerezo. Rero TMC yari yatumiwe, noneho Christella buriya byanyeretse ko byanga bikunda, byanyeretse ko Christella akunda TMC, nyine aramukunda umuhanzi, aramwinspira, dore ko TMC ni n'umuhanga kuko afite za masters banza afite na doctora, donc n'umuhanga TMC, kandi n'uburyo aganira na byinshi yaciyemo mu by'ukuri. Iyo agusangije experience yiwe nyine urabyumva ukumva mu by'ukuri ni umuntu wo kwigirwaho. Ubwo rero TMC yaririmbaga, urabibona kuri iyo screen, ubwo yaririmbaga rwose Christella yari yicaranye n'umwana w'umuhungu, arangije hari ukuntu yahanaguje telefone, donc yihanaguza ku bibero, babona ntabwo nyine biri kugaragara neza, arangije afata rwose agapira umusore yari yambaye
yarangije abariko nyine ahanagurisha telefone. So biri gukurura impaka, abantu benshi bari kwete kananga suzugura tari gutuma gusuzugura gucya. Donc Christella bari kumwibasira ku rwego rwo hejuru, bamwe bavuga bati se Ruvuyanga koko none niba umukobwa koko afata telefone agahanaguza umusore bicaranye, cyangwa se akaza yitwaje umusore wo guhanaguza akantu sinzi impamvu kari kunsetsa, umusore kwitwaza umusore wo guhanaguza telefone, umva biri kunsetsa ku rwego rwo hejuru. Nabibonye ku mbuga nkoranyambaga numva so numva birasekeje cyane. Ati se none Ruvuyanga uyu mukobwa kuko Ruvuyanga abantu mwe birarenze, none se ubwo akose Ruvuyanga wa mukani. Nuko nguko bimeze, ariko kandi ni ibintu n'ubundi bije bikurikira. N'ubundi murabyibuka ko mu byumweru nka 2 bishize i Kigali haje abastari bagiye batandukanye, donc bo muri comedy, abanyarwenya batandukanye, haje banapi, donc n'abanyarwenya benshi ba Alex Muhanji bari Kigali muri Genesis Comedy. Murabyibuka ko n'ubundi hari amashusho n'ubundi yafashwe, ngira ngo uri bubone udufoto tugiye dutandukanye tukwereka ko ayo mashusho yafashwe, n'amashusho yafashwe Isimbi Christella n'ubundi aterurwa n'umwe mu banyarwenya nyine bari baje Kigali. N'ubundi abantu benshi batangira kuvuga batese umukobwa uterurwa gutya ariwo na sheri we bagahaguruswa akagenda gira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo ari na benshi banenza aya mashusho bavuga bati uyu munyarwenya wamuteruye yashakaga ko amugwa hejuru kuko aramuterura nyine niba Christella wenda agira ibiro byinshi yarangiza nyine uwo munyarwenya kigusha kugira ngo Christella muryame hejuru. Nyine urumva nyine ni ibintu byo kwandika izina no kugira gute, nyine bavuga bati mu by'ukuri donc harimo ikintu nyine cyo kumanipira umugore, cyo gusuzugura umugore. Ngira ngo nabonye abantu benshi babinenga, ariko bavuga bati mu by'ukuri niba Christella yaragiye imbere akemera ko bamuterura bakamusimbiza bakamugeza hejuru, ati mu by'ukuri ibyo ni ibintu bisanzwe, ni ukugira ngo bashyushye abantu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa byabaye Ruvuyanga yarimo, kubera ko Christella natangira guterurwa rwose, Ruvuyanga yakomye mu mashyi, nyine ubona ko abyishimiye, ariko abonye ko umukunzi we bashatse kumusimbiza bashaka no kumugusha kugira ngo agwe ku musore, ubona nyine isura irahindutse. Byanga byakunda rigiye yavuze ati ariko subuye umuginga noneho nibi byarimo rako yagerageza gushaka kumwiryamishaho no kumuterura kuriya, ibintu nk'ibyo ngibyo nk'abantu mwe birarenze cyane. Ngayo nguko ni Isimbi Christella ndetse na Ruvuyanga Emmanuel. Ruvuyanga nkuru nziza Emmanuel Ruvuyanga muzi mwabonye kuri yo screen. Mu by'ukuri donc uyu Christella nyine ari gukomeza kugarukaho cyane bitewe n'utwo dusenariyo tugenda dukurikirana, donc ari gukomeza gushininga cyane ku mbuga nkoranyambaga, benshi batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nk'ari amashusho aterurwa benshi nyine babigarutseho pe, bavuga byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo ko video kari kanashyizwe hanze na kimwe mu bitangazamakuru bikorera hano mu Rwanda, byanga byakunda niba atari Ruvuyanga cyangwa Christella watanze itegeko ngo icyo kinyamakuru gisibe ako kavideo kari ku mbuga nkoranyambaga z'icyo kinyamakuru, akavideo kavaho nyine byanga byakunda, bitewe n'ukuntu nyine Christella yari kugenda yibasirwa ati se umukobwa uterurwa ugira gute, nibi ngibi nyine byikubitiyeho batese ati burya umwana akapfira mwiterura, bati umuntu nyine ubonye burya ingeso ziwe byanga byakunda nyine uko yitwara muri rubanda, niba afata umuntu bicaranye umupira wakabari wahanaguza telefone yiwe byitwa ngo irahenze, ubwo nyine abantu bari kuvuga bati mu rugo se ho byaba bimeze gute. Ariko nyine urumva n'ibitekerezo nyine by'abantu bitewe n'ukuntu donc babibona, kandi dukora izi nkuru for entertainment, ni entertainment, nta gukomeretsa nta kugira gute. Donc
ni entertainment gusa nta kindi kintu. Reka nsoreze aha ngaha, ndabakunda, ndi butekereze ko muri butwandikire ibitekerezo byanyu. Ese niba mwabonye aya mashusho mwebwe ibi bintu mwabifashe mute? Ese mwabyishimiye? Mwabonye nyine bisa bite? Birasa neza cyangwa nyine mutwandikire ibitekerezo byanyu. Ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.